Ubwo umugabo amaze iminsi adataha mu rugo, umugore yatangiye kujya amuca inyuma aryamana n'abandi bagabo. Kumba akiri muri ayo ngayo, umugabo wiwe baratashye. Ubwo ngubwo umugore aho yari ari gutangira kuba yaryamana n'undi mugabo, yatangiye kuba yapanga ukuntu bagiye kumukina agakino muri ako kanya. Ubwo umugore yatangiye kuba yaha umugabo ati iki ngiki cyambare mu mutwe, usa n'uwishe isura yawe, arangije amuha n'ibikomo by'iwe yambaraga. Ati ibi ngibi bifate nabyo uraza kubikenera. Ubwo ngubwo umugabo yari akiri ahagaze muri saro ari guhamagara ati Amiriya. Ubwo Amiriya nawe yasohotse yirukanka, cya gisambo kimaze kwiruka abwira ati sheri, atuzi ko kiri ari igisambo. Ubwo ngubwo umugabo yahise amuha indabo yari amuzaniye, arangije atangira kuba yakwiruka kuri cya gisambo. Ubwo Amiriya nawe yasigaye aho ngaho mu rugo. Ubwo umugabo wiwe hakuno nawe aza yirukanka kuri cya gisambo. Cya gisambo nacyo cyavanye akarenge hasi kirirukanka cyane, ndetse gifashe na za shanete cyari kigiye kuba cyaba bazihaye ngo kibe ari nkaho cyiruka arizo cyibye. Ubwo ngubwo umugabo ageze aha ngaha, niko kuba yatangira kugwa hasi igisambo, kumbe cyo cyari cyakomeje cyirukanse cyane. Kigeze aha ngaha kirahagarara kigira inama yo kuba cyatangira kuba cyakihisha. Ubwo ngubwo cyatangiye kuba cyakinjira mu kidomoro kinini cyari kiri aho ngaho, cyangwa se icyo twakita nk'ingongoro ibirimo n'igisashi. Ubwo umugabo nawe yageze hakuno atangira kuba yakomeza kuba yakirukaho, kumbe yageze aho cyarengeye cyishe mu ngongoro, agihagarara hejuru, kumbe ntiyari azi ko arimo kiri. Ndagira ngo nkwibutse kureba neza niba warakoze subscribe, nuba utarayikora ube wayikora, kandi ujye muri comment utubwire uko uri kumva iyi nkuru, ndetse nuba wayishimira ukande like, ube wayisharinga no kuri bagenzi bawe ndetse n'inshuti zawe, mu rwego rwo gukomeza kuduteza imbere. Ubwo umugore aho yari ari Amiriya nawe yatangiye kuba yahamagara kuri telefone, kumbe ari guhamagara wa mugabo wiwe wundi wa kabiri ujya uza kumubomora. Ubwo umugabo yatangiye kuba yakitaba ati sheri, ati wi, ati se wabashije kuba wacikara. Ubwo ni umugore wari uri kubaza, kumbe umusore hano bamwise Patrick. Ubwo Patrick yakomeje kuba yabwira umugore we ati ndagukunda ahubwo uze kwiyitaho. Ubwo akiri muri ayo ngayo umugabo we yaragarutse. Umugore n'uburyarya bwinshi ahita ahaguruka, atangira kuba yaturisha umugabo we aramubwira ati ndambiwe imikino n'ibintu bikomeza kubera muri uru rugo. Ati kandi imikino yawe mba nyibona umugore wanjye. Ati ntukagire ngo ndi injiji cyangwa se n'amaso ngira. Ubwo aho ngaho ku meza hari hateguye n'ibintu bari kwizihiza iminsi bamaranye bakundanye. Ubwo umugore niko gutangira kuba yakijisha ku mugabo we ndetse na bwa buryarya bwabo bagira. Atangira kuba yamubwira ati sheri, iterega ndagukunda. Ati kandi nubwo nazana undi mugabo aha ngaha, ati se ubundi urumva nabikora? Ubwo Simoni nawe niko gukomeza kuba yamubwira ati ngiye ntabwo ndi gukunda iyi mikino uri kunkina sheri. Ati kandi urabizi ko ari wowe mugore ngira wenyine. Ubwo umugore nawe agakomeza kuba yamubwira ati sheri, ati jya wihangana rwose. Ati kandi urabizi nanjye ndagukunda, nta wundi mugabo naba nazana mu rugo rwawe. Ubwo umugore yatangiye gukomeza yigisha umugabo wiwe, ndetse anamukorera utuntu dutuma amuturisha, yigira nk'akagoryi aho ngaho ngo arebe ko umugabo we yamuturisha ndetse akanamubabarira akareka ibyabaye bikarangira. Kandi Disney kare kanabimubwiye. Simoni aho ngaho yari ari gukomeza amubwira ati ase ubu ngubu tuzahora muri ubu buzima Amiriya. Ubwo Amiriya nawe niko kuba yamubwira ati shaka umuti w'igisubizo nyine. Ubwo umugabo Simoni aho ngaho nawe yari yumiwe, akomeza kureba ibintu biri kubera aho ngaho n'imikino umugore akomeza kumukina bikamucanga. Ese ari wowe wabigenza gute uramutse usanze umuntu akunda ageza n'abandi bantu bakamubomorera mu rugo rwawe? Ubwo ngubwo Amiriya nawe yakomeje kuba yamuganiriza. Simoni amubwira ati rega ndakumva ko nkukunda, atariko ibintu ukora n'ukuntu ukomeza kundyarya no kumbeshya mba mbireba. Atariko urabizi ndagukunda.
ubwo Amiriya yatangiye kuba yagarura ibyishimo aho ngaho umugabo ari gutangira kuba yamubwira amusekera amubwira ati sheri, ati ikintu kimbabaza ni uko ntajya mpfa kukurakarira. Ubwo kakomeje kwigira nk'akagoryi, disi twe twabibonye ntabwo ari umugore mwiza. ubwo ngubwo yaragiye asiga Simoni aho ngaho. Simoni niko kuba yasigara yicaye aho ngaho ari kwibaza ibintu biri kumubaho muri iyo minsi, kuko yumvaga atari kubyumva neza. Ako kanya mama Simoni yarinjiye n'urugwiro rwinshi ati Simoni mwana wanjye, ati aha ngaha? Ubwo Simoni yatangiye kuba yabwira mama wiwe ati mama ndaha ngaha. Ati se ubwo umeze ute? Ati nanjye nari imeze neza mu kazi. Ati nuko mba ngize ngo nsure umugore ariko mbe nasubirayo. Ubwo mama Simoni yatangiye kuba yambwira ati ariko mwana wanjye hari ibintu bitameze neza hano mu rugo. Ati umugore wawe asigaye aguca inyuma. Simoni aramubwira ati ndabizi. Ati se ariko mama uragira ngo mbe nabikoraho iki? Ko mbimubwira akaba yakomeza kubihakana agatsemba, urumva nakora iki? Ubwo mama Simoni aho ngaho yakomezaga amubwira ati se wagiye wicara ukamuganiriza? Ubwo ngubwo yari ari kumwereka ati mvuye ku isoko, hari utwo nari mvuye guhaha mwana wanjye ngo nkuzanire. Ati sinenzi ko nkusanga hano. Ubwo Simoni yakomeje amubwira ati nta kibazo rwose mama, ati ahubwo ibyo ngibyo uba ugomba kubyirengagiza ubuzima bugakomeza. Mama Simoni ntabwo yabyumvaga neza. Simoni akamubwira ati mama ntabwo nshaka kuzarwara umutima kandi nkuze. Ubwo mama wiwe yarumiwe yumvisha amagambo umuhungu ari kuba yamubwira, ambwira ati mwana wanjye ubu bizarangira gute? Simoni nawe mu bigaragara yari yarumiwe, ndetse mama we akomeza kuba yamubwira ati ibintu bikomeza kuba njye nta nubwo mbikunda habe na gato. Ati kandi ikindi ntabwo nari nzi ko uriya mukobwa bizagera hakaba kuriya. Ati nabonaga ari umwana mwiza pe. Ati wajyaga ubona ukuntu ukimuzana mu rugo yabaga yitwaye, ati yabaga ameze neza. Ubwo kumva umugore nawe aho ngaho Amiriya ari kuba yakumva ibyo mama w'umusore ari kuba yamubwira amuteranya ku mugabo we. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati yibwira mu mutima ati ninava ahantu aramunsiga. Ubwo yatangiye kuba yaza ari gutonganya nyina w'umusore amubwira ati se wowe bite byawe kuderuka kuza aha ngaha ukaba uje ari uko umuhungu wawe ari hano, uzanwe n'iki? Disi uwo mugore yari afite n'imico mibi ndetse n'agasuzuguro, kuko urabona nta nubwo yubaha abantu bakuru. Ubwo ngubwo yakomeje abwira nyina w'umusore ati amagambo uri kumubwira nta nubwo ari kunshimisha. Nyina w'umusore akomeza kumubwira ati ariko nanjye ibyo ukorera umwana wanjye mba ndi kubireba kandi si binshimisha. Ati se uba ukeka ko ntakubona wakana we? Disi umugore nawe byari byaramubabaje, yatangiye no kuba yamwita umwana. Ubwo umugore Amiriya niko gukomeza gutonganya nyirabukwe amubwira ati va aha ngaha muri uru rugo nta nubwo tugukeneye n'ayo magambo yawe. Ati wowe n'imbundi icyo uzi ni ukuza kunsenya n'umugabo wanjye. Ubwo mama we agiye gukomeza kuba yavuga, Simoni aramubwira ati se ubundi mama watashye ko ibindi ndi buze kubyitaho? Ubwo mama Simoni nawe niko kuba yabwira Simoni ati erega mwana wanjye ntabwo byanshimisha kukubona ubabaye kandi ukuze. Ubwo umugore aho ngaho yumvaga amagambo Simoni ari kubwira nyina agatangira kuba yakisetsa. Nyina amubwira Simoni ati tegerezaho umunsi umwe nzaguha ikimenyetso n'igihamya. Ubwo Simoni yasigaranye n'umugore we aho ngaho Amiriya amubwira ati everything will be alright. Ubwo umugore nawe amubwira ati shehi nanjye niteguye kuba nahinduka kandi nkahindukira wowe ndetse nkahinduka ku bwawe. Ndetse umugore yari afite amagambo y'urukundo ariko inyuma yuzuye uburyarya. Ubwo ngubwo we na Simoni basigara aho ngaho. Simoni nawe niko kumukubita urusomyo ku gahanga. Ubwo bakiri aho ngaho uwo twakita nka Landirodi wari umeze nka nyina w'umukobwa baraje nawe. Ubwo yazanye urugwiro rwinshi asohoza umukobwa. Ubwo umukobwa niko kuba yatangira kumubwira ati se sheri, ati wari uzi ko aha hantu twimukiye nyiramazu ari uyu nguyu? Ati ni uyu nguyu da. Ubwo nyiramazu nawe niko kuba yatangira kuba yasohoza umugabo w'umukobwa amubwira ati ngewe nitwa Claire. Ubwo Claire niko kuba yakibwira Simoni. Simoni aramubwira ati nanjye nitwa Simoni. Ati ndetse uyu ni umugore wanjye Amiriya. Ubwo ngubwo Amiriya n'umugore batangiye kuba bajya mu cyumba batangira kuba baganira.
ubwo Claire niko kuba yatangira kubwira Amelia ati se Patrick ntabwo aherutse ahangaha. ubwo Amelia niko kuba yatangira kumubwira ati sha ntabwo ubizi, ati ejo bundi umugabo yari adufatiye ahangaha mu nzu njye na Patrick. ubwo ngubwo Claire niko gukomeza kumubwira ati se wabiretse ibyo urimo ukaba wakundana n'umugabo wawe ko nabonye gukunda. ubwo Amelia niko kuba yamubwira ati ndabizi arankunda ariko nanjye cya Patrick ndagikunda, ni icyana cyiza. Disi ubwo mama w'umusore yari ari kubumva muri ayo ngayo bari barimo mu cyumba barimo bagambanira umuhungu wiwe. ubwo yafunze gake atangiye kuba yakibaza ati uyu mugore nzamufata gute. ubwo nyiramazi aho ngaho Claire yahise asohoka, kumva umukecuru wari uri hano bamwise Amanda. ubwo Claire yatangiye kuba yabwira Amanda ati ese Amanda wagiye ugira ikinyabupfura, ati ntabwo uzi ko uri umumama ushaje cyangwa uri umukecuru ushaje. ubwo Amanda nawe yakomeje kuba yamubwira ati nawe iyo uba warabyaye wari kuba uzi agaciro k'umwana. ubwo Claire yatangiye kuba yamubwira ati ese wowe igihe uyu mwana arimo ntabwo wakinyuzemo. ubwo Claire yasaga n'uri kudefanda umukobwa aho ngaho. Disi Amanda nawe atangira kuba yamubwira ati ntabwo nkunda ibintu uriya mwana akorera umwana wanjye. ubwo Claire niko kuba yabwira Amanda ati jya ureba ibiri kuba ari kuzibe, ati ntabwo nshaka ayo magambo yawe hano mu gipangu cy'iwanjye, nta nubwo nshaka rwaserera. ubwo ngubwo hashize umwanya umugabo amaze kuba yagenda, Claire ahangaha cyangwa se umugore wa Simone Amelia yagarukanye na Patrick mu rugo. ubwo ngubwo niko kuba yabwira Landlord ati uyu nawe ni umugabo wanjye, ati ni nawe w'isezerano. Disi Landlord nawe aho ngaho byari byaramucanze biba biri kubera muri urwo rugo n'ibyo umugore aba ari gukorera umugabo. kumva umugabo Simone ahangaha yari avuye ku kuba yagurira umugore w'impano, ndetse agarutse mu rugo ari kuvuga ati umugore wanjye uyu munsi ndaza kuba namushimisha. ubwo ngubwo nuko yatangiye kuba yatera intambwe aza. ubwo umugore Claire wari uri hanze nyiramazu yatangiye kuba yabwejagura cyangwa se yasakuza aho ngaho. ubwo umugore n'umugabo mu nzu nabo bari batangiye kwibomanira. ubwo Patrick nawe ibyo yari amaze gukora yahise akurira aho ngaho aravuga ati ubwo ngiye gutahira aho ngaho. ubwo umugore Claire yaje yegera umugabo Simone niko kuba yatangira kumubwira ati se Simone ati amakuru, ati se ko mbona ufite ibitabo uvuye he? Simone niko kuba yatangira kumubwira ati yewe mvuye kugurira umugore wanjye impano, ati kandi dufitanye ibibazo tugomba kuba twakiyunga, ati ntabwo nshaka ibibazo mu rugo rwanjye. umugore Claire niko kuba yatangira kuba yambwira ati tuza hamwe. ubwo Patrick nawe niko gutangira kubwira umugore mu nzu nabi ati ndambiwe no kuza ahangaha ndi kwihisha umugabo wawe, ati ubundi wazavuye muri uru rugo ukaza tukabana. ubwo umugore yatangiye kumubwira ati nawe wintera umutwe, ati uriya niwe mugabo wanjye Patrick kandi ugomba kubyakira, kuba turyamana si bivuze ko dukundana. ubwo Disi umugore yatangiye kuba yakurura cya Patrick mu nzu ngo agihishe. kumbe Simone nawe hanze Claire yatangiye kuba yamuteka imitwe amubwira ibintu bitabaho, ndetse Simone nawe atangira kuba yamwumva aramubwira ati wowe noneho kambanze kuba najya guha umugore wanjye impano, turaza kubiganiraho nyuma. ubu umugore nawe mu nzu na Patrick baje aho ngaho ku muryango batangira kuba bakurura ngo hatagira umuntu ufungura akabinjirana, kubera ko Simone ndetse na nyiramazu bari hanze bari kuvuga ati isaha ku isaha bakinjira. ubwo mama Simone nawe yari ari aho mu nzu atangira kuba yamubwira ati narakubwiye ndetse ndanakubuza, nkubwira ko iminsi y'igisambo ari 40 none wageze. ubwo Amelia nawe no kutihangana aramubwira ati wagikecuru we sinkukunda, ati n'ubundi ntiwashatse ko mbana n'umuhungu wawe, ati kuva no ku munsi wa mbere. ubwo Amanda niko gukomeza kuba yamubwira ati ariko mbere wari ufite ikinyabupfura sinzi uko byagenze. ubwo Amelia niko kuba yamubwira ati se ubundi bujijwe kuba nakora icyo nshaka ndetse n'icyo nkunda? ubwo Amanda nawe niko kuba yamubwira ati oya, ati ikibazo ni uko ubikora ukanarengera,
ati wakagombye gushima umuhungu wanjye akaba ari we mubana. Ubwo Amiriya niko kuba yabwira Amanda ati ariko n'ubundi ndamukunda, ariko ntago ahora hano mu rugo ngo abe yampaza. Umugore wari uri hanze mama Simoni yifata ku mutwe arumirwa. Ubwo ngubwo umuhungu nawe niko kuba yabwira Landiroda ati ikibazo cyawe turaba twakiganiraho mu nyuma. Ubwo umugore yasigaye hanze yibaza ati barabafashe karabaye. Kumbe kugera mu nzu yasanze mama Simoni hari ukuntu yabigenje ari kuganira n'umukobwa. Ubwo Simoni nawe kuba yagera mu nzu agasanga mama we ari kuganira n'umugore we byaramutunguye cyane ndetse biranamushimisha, kubera ko mama we atajyaga yumvikana n'umugore we. Ubwo yahise ahobera mama we muri ako kanya. Gusa disi mama we nubwo yari ari kubakorera izo faveri ntabwo yari yishimye. Ubwo ngubwo yahise icya Patrick ngo kibe cyava mu cyumba aho ngaho gisohoke. Arakibwira ati sohoka wirukanke genda. Ubwo yakomeje akibwira ati irukanke. Ubwo na Landiroda nawe akibwira ati vana akaguru hasi. Ubwo ngubwo Simoni wari uri aho ngaho nawe ari guhoberana na mama yatangiye kuba yambwira ati mama aturakoze. Ubwo ngubwo niko kuba yabwira Amiriya ati aka ngaka ni akawe. Ubwo Amiriya yatangiye kuba yabwira Simoni ati yo ati sheri ati ndagukunda. Ubwo ngubwo yatangiye kuba yafungura abona ni necklace ya zahabu. Ubwo atangira kuba yabwira Simoni ati se aka ngaka ni akanjye koko? Ati ntabwo nari mbyiteze, ati nta nubwo nari nzi ko wangurira zahabu sheri. Ubwo Simoni niko kuba yabwira mama wiwe ati ubu ngubu turashaka no kuba twakora ubukwe vuba aha ngaha tukaba umugore n'umugabo byemewe n'amategeko. Ubwo mama Simoni yasigaye aho ngaho arangije afata impano Simoni yari azaniye umugore wiwe. Ugatangira kuba yamubwira ati Amiriya ndetse nawe Claire ntabwo nkishaka umukino umuhungu wanjye muri uru rugo. Ati ibyo murimo mukora mubigendemo gake. Ati kandi urabona umuhungu wanjye Simoni aragukunda ndetse abagushakira ibyiza. Ubwo Claire nawe wari uri aho ngaho yarumiwe. Amanda akomeza kubabwira ati ese nimubona ibyo mukora ko we ntacyo biba bimubwiye, ahubwo icyo ashaka ari urukundo ruhagije. Ati Claire ntubibona? Ubwo niko guhindukira abwira Amiriya ati se waretse iby'ubugegera ukaba wakundana n'umuhungu wanjye ugahama hamwe mukabana mu mahoro. Ubwo ngubwo yavugaga areba bombi ababwira ati icyo nshaka we hinduka kandi uhindukire umuhungu wanjye mube mwabana ndetse murushinge mubyare n'abana uve mwaziriya nsoresore. Disi umugore yumvisha impanuro y'umugore yari ari kumuha nyina w'umusore arangije aba yagenda. Ubwo nyina w'umusore yasigaye aho ngaho ari kurira ari kwibaza ibyo akoreye umuhungu we. Disi uyu mukecuru nta kintu atari yarakoze. Mwibutsa gukora subscribe, like, share and comment.